twarabibabwiye ndetse turanabibasobanura yuko utaba monetize mu gihe udakora ibi bintu cyangwa se mu gihe udakurikiza bino bintu tugiye kuvuga muri iyi video. Rwose mwihangane, ntabwo tuzaza kubaryoshya hano kuri iyi channel tubabwira ibintu bitazagira icyo bimara ngo nukugira ngo tubashimishe kandi tuzi ko umuntu ari gukorera ubusa. Ntabwo bizashoboka. Niba ugenda ugafata ama video y'abandi ukagenda ukayakura ahantu ukagenda ukazana ugakubita muri video zawe ngo utegereje ngo kuzarebwa, hari umuntu ugeze kumbwira ngo yafashe indirimbo za Israel Mbonyi ngaragenda ngazikubitaho ngo kuri channel ye, ubundi yakora playlist iranarebwa kuko imuzanira amasaha 40,000. Amasaha 40,000 uri kuyumva kunangana, amasaha akenewe kugira ngo umuntu abe monetize na amasaha 4,000, ariko umuntu we yafashe iyo playlist ayikuramo amasaha 40,000 none agenda ya playing monetize. Ubwo si cyabaye urumva byaragenze gute? Yahise atangira gukorera amayero, yahise atangira gukora amadolari, byagenze gute? Ntayo yabonye, barayimwimye nyine. Nese urumva bayiguha koko? Urumva wagenda ugafata ikintu cy'umuntu ukagenda ukazana umuziki w'umuntu uri copyright protected, uba ufite copyright, habarimo laws na uziko bibira bintu nuko hano nyine wenda atari ko bikora, ariko ubundi nkaho biba bigiye mu rukiko, bimeze nkaho bigiye mu rukiko, ubundi umuntu akakurega, bimeze nkaho kureze nubwo atari gukurega nyine habarimo system, habarimo automatic systems zibikora nyine zihita zidetectinga zikavuga ati iki kintu ntago ari icye n'icyabandi, none ukaza ukabishyiramo kavuga ati ngo urashaka kuba monetized koko. Urumva ko ibyo bintu bishoboka. Ikindi ukagenda ugafata video y'umuntu ukaza ukabona nka video isekeje y'ahantu wakuye ahantu, ukaza ukayikura kuri channel y'undi muntu ukajya kuri Vidmate cyangwa se izindi app mukoresha kudownloading ibintu, warangiza ukaza ngo ukahita uvuga ati ngo ngiye ugiye yishyize kuri channel yawe ngo irasekeje ngo abantu bazaza bayirebe. Uzi ko ushaka kureba ukagira views 200 nko mu cyumweru kimwe, ariko wajya kwa playing monetize yaruzuje n'amasaha ujya kwa playing monetize ugahita bayikwima, cyangwa se mbere yuko na playing monetize ukajya kubona ukabona bagukubise ikintu bita strike. Bagukubita strike ino noho wajya kwa playing monetize bisaba ko utegereza andi mezi 3, kandi ari utegereza ayo mezi 3 none amasaha urubizi ko twabagisha ko kuri channel amasaha 4,000 ugomba kuyuza mu mezi atarenze 12, sibyo? None rero niba muri ayo mezi 12 tuvuga urugeje ku mezi 10 biri kubara nyine last 365 means 335 ishize warugiye kuza amasaha 4,000, wenda haburaga tuvuge wenda haburaga mezi 2, none bagahita bagukubita strike mbere yuko utangira kwa playing monetize. Ibaza bakubise strike none ko strike irangira mu minsi 90, none ikajya kurangira n'amasaha yawe 4,000 bigahurirana n'igihe ntarengwa yuko ugomba kuza amasaha 4,000. Bivuze iki? Bivuze ko utangire kuri 0. Iyo strike izara ntago ko urumva kwa playing monetize nta muntu ujya playing monetize afite strike cyangwa se afite copyright claim. Ibyo bintu kwanza niba unabifite ugiye kwa playing monetize hita ubikuramo, kuramo icyo bita copyright claim, umuting iyo audio kuyimutinga no kuyikuramo. Arahantu bagwa option nyine yo guhita umutinga, uhita ubikora akakanya niba uyifite kugira ngo batazakwima monetization, sibyo? Noneho ibindi ni ukugenda mufata ama video mukaza mutereka hariya muza urumva iyo ugiye kwa playing monetize cyane bareba video yarebwe cyane yawe, bareba video yawe yarebwe cyane, bakareba iyi video kuki ifite views nyinshi. Uyu muntu yakoze iki? Yafashe ibintu arabascaminga, byandi muza mubeshya, mukaza mukabeshya umuntu ngo dore uburyo ngo telefone yakorera 2,000,000 ku munsi, ugakora iyo video koko ikanarebwa ikagera ku bantu kuko nyine ni ikinyoma urabizi kiranihuta. None yagera ku bantu benshi ukagenda werekana ngo inzira wanyuzemo, wajya kwa playing monetize ukabona barayikwimye, barabyanze kubera ko washyizemo ibintu by'amakabya nkuru byinshi, ibintu byo kubeshya abantu, byo guscaminga abantu. Ikindi biramuza uza werekana details zawe buri kanya, ugenda werekana bank details zawe mu gihe gukora tutorials, ukerekana konti yawe, ukerekana imibare y'ikarita ibiki. Ibyo bintu ntago biba ari sawa. Ibyo bintu ujye ubihisha urukuntu ujye ubona abandi bashyiraho kantu nyine kakapfuka. Ibyo bintu biri personal za email zawe zaki, ntago bari byiza kugenda ubyerekana. Ikindi guys mukunda gukora kandi gishobora kuzatuma bakwima monetization, ni uburyo mugenda aba subscribers, mukagenda mukagura aba subscribers, mwarangiza mukaza mukakomerezaho, ugasanga umuntu afite aba subscribe 10,000 yaguze, abizanye ni 2 cyangwa n'umwe. Ubwo se urumva koko biba bizagenda bite? Ikindi ni kugura amasaha, mukagenda mukagura amasaha, ngo yiguza amasaha ngo bagushyiriraho. Ibyo bintu rwose mujye mubigendamo gake. Niba ushaka kugura channel, gura channel iri monetize, nabwo kandi igomba kuba ari channel yizewe nyine ya company runaka yizewe, cyangwa se y'umuntu ku giti cye wizewe. Naho ibintu byo kuvuga ngo urayigura
ejo bundi ntaguhe AdSense yayo ugasanga urahiye, baguha amafaranga ugasanga ugasanga AdSense konti y'iyo AdSense niwe uyifite, ukaba nyine uguye mu kibazo gutyo. Ubwo rero ibyo bintu guys mubyitondere, ibintu byo kuza mugura subscribers ntago ari byiza, kubera yuko ntago ubizi ushobora kugura subscribers yego ukababona, ariko ugasanga subscribers uguze nabo muri Pakistan. Abo muri Pakistan se bumva Ikinyarwanda. Niba ushaka gukora content y'Ikinyarwanda ukaza ukagura subscribers bavuye muri Pakistan, umuntu akagwa cyane gusanga iriho subscribers byonyine, ibyo nta kintu bivuze, kuko basara subscribers batakureba. Uzi yuko buriya subscribers 100 barutwa na subscribers 20,000 bo hanze batizanye batakurikira ibintu byawe, kuko abo subscriber 100 bashaka kukugeza kure gute. No kuvuga ngo YouTube iyo igiye kohereza video itangira mu subscribers ufite, niba barizanye ishobora kuvuga guhera mu subscribers bawe, kuko YouTube izi buri muntu wese kuri ufite ureba YouTube iramuzi neza cyane. Utazibeshya rero ngo dukora Ikinyarwanda ntago ibituzi ibibizi byose ku murongo. Noneho abo bantu 100 ushobora gukora ikiganiro, abo bantu 100 bakagikunda, iyo bakirebye bakaengaginga nyine bakakireba bagikunze bakagitindaho, YouTube ibizi abandi 100 bameze nk'abo bawe wakirebye, ihita rero ijya kubohereza abantu 100 ikavuga ati turebe muri aba twohereje. Iyo ibonye muri aba 100 bafite engagement cyangwa se gutinda kuri icyo kiganiro, ihita ishaka n'abandi 500 turebe, igendere bireba ugasanga niyo mpamvu usanga ikiganiro gifite views nyine, no kubera ko YouTube abantu yagiye igerageza bagiye bagikandaho bityo bigatuma nyine gikomeza kuzamuka, ntikipfe kuba cyahagarara, sibyo? Ubwo rero kugura subscribers, ushobora kugura subscribers wajya ushyiraho video ugasanga ufite subscribe 10,000, simujye mubona se umuntu ufite subscribe 10,000 ugasanga video ye yarebwe cyane ifite views 17, ntabwo byo mubibona. Ni ukubera ko nyine izo subscribers ntabwo baba interested. Hari uburyo twagiye tubikora kera, ntuzananyigane njye nabikoze nyine kera, nari nafite n'ubwo mu gihe ndi kwa prenga monetize numvaga batazayima, kubera hariho subscriber ba kera 80. nigeze gukoresha app bita sub for sub. Hari app bita sub for sub igushakira subscribers nyine. Okay, uragenda wa downloadinga ukajya ushyiramo, hari ibintu bita coins. Iyo ufite coins zawe uzikoresha kuraninga icyo bita campaign nko kwiyamamaza. Noneho ugafata nk'ibiceri 100, noneho warangiza ikakora campaign, noneho umuntu wese ubonye channel yawe agahita akora subscribe, ukabona ugize nk'aba subscriber 30 ku munsi 80, ariko nyine batari interested mu bintu byawe. Nyine icyo kibazo, batari interested. Ariko kugira ngo ugire abo bantu batari interested, wazana abantu bari interested, ugakora content, abantu bakaza, uhaza umwe ukamenya ko aje, haza babiri ukamenya ko baje ariko bari interested, ukajya basubiza muri comment, nyine mukaba community nini cyane, ariko atarebye kuvuga ngo barya kuzugura ibintu utazi naho byavuye, utazi naho bihagaze, sibyo? Kuko kuba subscribers ntabwo ubuzi ngo wabireba gute, ntabwo umuntu amenya ngo warebera he niba abantu bemewe cyangwa batemewe, cyangwa se no mu gihugu barimo, kireka iyo abo bantu babyemeje muri setting, kandi ababyemeza nibo bakiye guys. Guys, tubibutse ko hano kuri Electropower nyine tugenda dutanga ibihembo bigiye bitandukanye. Iyo ushaka ku applyinga cyangwa se gusubiza ibibazo tugiye tubaza, wandikira email ya electropower@gmail.com, warangiza ugasubiza ibibazo. Biba byiza iyo wanditse ikibazo twari twabajije ugahita ushyiraho n'igisubizo kugira ngo bitaza kuducanga, kuko buri video turabikora guys. No kuvuga ngo rero ikibazo cy'uyu munsi kiragira kiti ni ubuhe buryo, kandi ibintu byose tubaza biba biri mu mavideo y'ubushize n'ubundi. Kiragira kiti ni ubuhe buryo umuntu yakoresha, sibyo? Ni ubuhe buryo umuntu yakoresha kuri YouTube kugira ngo abone subscribers 1,000 mu gihe gitoya? Ni ubuhe buryo umuntu yakoresha kugira ngo abone subscribers 1,000 mu gihe gitoya? Twarabivuze hano kuri channel, ariko iyo usubije ibintu bitari muri video twavuze, bitarimo mu byo twavuze, nta kintu byagufasha. Wowe icyo usabwa ni ugusubiza ibintu twavuze hano kuri channel, atari byo bitekereza guys. Ubwo rero amazina ngiye nitwa Confirm, mukore subscribe hano kuri Electropower Academy. Turi academy nyine ibafasha kuzamura channel zanyu, kandi koko tubikorana umutima mwiza n'urukundo rwinshi no kubikunda. Niyo mpamvu rero namwe twe expectinga ko mushobora kugarura urwo rukundo mubitwereka muri comment, cyangwa se no gukora subscribe no kutubaza ibibazo guys. Hita ureba kano ka video aka kanya karimo akantu k'ubwenge cyane.